ndi kwiyumvamo ikintu cy'ububyutsi. Akuse kutari kunyambara nyambara mbwiriza nkubwira ubwiriza ndi kwiyumvamo ikintu cy'ububyutsi avuga ngo amen avuga ngo avance hari yaciye amezi 6 tutagaragara nta ndirimbo ariko ntago bivuze kuba twaritse umuhamagaro kuko ntago ari twebwe twihamagaye kandi ntago kuba cema ayo mezi bivuze ko ikintu Imana dushyizemo kirangiye ahubwo ari rwindura systeme hari ibyo kiri gutunganya cyane hari n'ibindi bintu hari ibihimbano by'umwuka none indirimbo mfite muri njyewe ndumva natanyirimbira hanga nkahita nyisohora wacishitse Yes, reka mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza mwe mudahwema gukurikira ibiganiro ndetse n'amakuru byo kuri Inguni Zose TV. Ngewe ndi Brown T. Reka mbasuhuze kandi by'umwihariko abamaze gukora subscribe kuri iyi channel, mbabwire ngo Imana ibahe umugisha. Kandi nawe urebye ikiganiro bwa mbere cyangwa se utarakoze subscribe, reba munsi y'iyi video cyangwa se munsi ya mafoto ureba imbere yawe hari ijambo ryanditseho subscribe, urikandeho hanyuma ukande ku gapfunsi, ukande kukazogera, hanyuma video zose tuzadushyiraho uzaza ugenda uzibona tukizishyiraho. Hanyuma tugiye kuganira ku nkuru ya Vestine na Dorcas baje mu isura nshyashya nk'uko mubibona. Ni ikiganiro bakoze ndetse cyaciye kuri channel yabo ya Vestine na Dorcas, barimo barasobanura ukuntu bagiye gukora indirimbo nshyashya yitwa Itabaza, ndetse bavuga banashimira nanone na MIE Empire uburyo yabafashije ndetse naho ibagejeje. Reka rero mbere yuko tukomeza ikiganiro, reka mbanze mbumvishe aka karirimbo hanyuma tuze gukomeza n'ikiganiro. Yemwe abarushe namwe abaremerewe, nimusange Yesu arabaruhura. Ubuzima tubamo duhura n'ibirushya bikaduca intege tugatitira ingiro, ariko Imana yacu ijya yivuguruza icyo yatugambiriyeho izagisohoza. Ubuzima tubamo duhura n'ibirushya bikaduca intege tugatitira ingiro, ariko Imana yacu ijya yivuguruza icyo yatugambiriyeho izagisohoza. Yemwe abarushe namwe abaremerewe, nimusange Yesu arabaruhura. Urahiriwe kuko mwamumenye, azanye imbaraga zo kubarengera. Yemwe abarushe namwe abaremerewe, nimusange Yesu arabaruhura. Urahiriwe kuko mwamumenye, azanye imbaraga zo kubarengera. Nawe ufite imvune zo mu mutima, wabuze n'umwe wo kukurengera, imiryango n'inshuti bose baragutaye, Uwiteka Imana ikomeye iragutabaye. Nawe ufite imvune zo mu mutima, wabuze n'umwe wo kukurengera, imiryango n'inshuti yo bose baragutaye,
urahiriwe azanye imbaraga zo kubarengera yemwe abarushye namwe abaremerewe nimusange Yesu arabaruhura urahiriwe namumenye azanye imbaraga zo kubarengera yemwe abarushye namwe abaremerewe nimusange Yesu arabaruhura urahiriwe namumenye azanye imbaraga zo kubarengera urahiriwe namumenye azanye imbaraga zo kubarengera urahiriwe namumenye azanye imbaraga zo kubarengera. Yes, ngayo nguko rero iyi ndirimbo yitwa Murahiriwe. Ni indirimbo nziza cyane iryoheye amatwi kandi ikenewe mu gihe nk'iki ngiki. Hanyuma rero dusubire ku kiganiro cyacu. Vestina na Dorcas bongeye kugaragara kuri channel yabo yitwa Vestina na Dorcas, bari gutanga ikiganiro. Baragira bati bakunzi bacu, ntabwo muheruka kutubona, ni muheruka no kutwumva. Bibwiraga yuko wenda twazimye cyangwa se twahagaritse kuririmba cyangwa se wenda impano yacu yazimye. Ati twebwe ubu ngubu twaje tuje. Hanyuma rero Vestina na Dorcas baje kugaragara ubwo bashimiraga abakunzi babo, bababwira yuko ndetse hari indirimbo bagiye gusohora yitwa Itabaza mu minsi mike yango rwose baba barabayirekuye. Hanyuma ikindi bavuze ko bafite kabisa full package, bafite indirimbo nyinshi. Ikindi bashimiye muri Ndahabirene cyangwa se MIE Empire by'umwihariko ko yabafashije muri byinshi ndetse ari we ubagejeje aho bageze. Ikindi bavuze yuko umubano wabo na Irene uracyahari, urukundo bakundanaga n'uyu munsi ruracyahari, kandi Irene nawe yagiye abivuga bigaruka avuga ati ndacyabakunda bariya bana b'abakobwa, igihe bazumva bashaka ko twakongera tugakorana cyangwa se twakongera tugasinyana amasezerano n'ubundi nkakomeza kubafasha mu bihangano byabo, nzabakira. Aba bakobwa rero bavuga bati mu mezi agera muri hafi 6 mutatwumva mutatubona, ubu twongeye twagarutse. Bavuze yuko bagiye gukomeza ibikorwa byabo by'ivugabutumwa mu ndirimbo zo kuramya ndetse no guhimbaza Imana, kandi nk'uko nyine nari maze kubibabwira, bavuze yuko hari indirimbo nshyashya bagiye gusohora yitwa Itabaza. Hanyuma ikindi nagiye mbona comment mu kiganiro cyabo, bafite comment nyinshi kabisa. Ikiganiro kimaze umunsi umwe, comment zirenga 2,000, abantu bagenda babashimira, babafelicita. Abenshi bavuga ko bari babakumbuye, bafite bandika mu marangamutima ndetse bavuga bati rwose turabakumbuye cyane, twe tubakumbuye kandi dukumbuye n'indirimbo zanyu. Rero abibwiraga yuko wenda Vestina na Dorcas baba barazimye cyangwa se batazongera kuririmba mu gihe baba baratandukanye na Murindahabi Irene, bo ubwabo bitangarije yuko bagikomeje urugendo kandi badateze gucika intege. Mu masura yabo meza cyane ndetse no mu majwi meza kabisa, bagiye n'ubundi baririmba indirimbo, kumva amajwi yabo aracyagoroye, amajwi yabo aracyameze neza. Abandi bari bakumbuye Vestine cyane bamubonye kandi babyishimiye cyane. Hanyuma rero turagenda dukomeza tumenya amakuru kuri bano bahanzikazi Vestina na Dorcas, ndetse iyi ndirimbo Itabaza batwijeje ko irasohoka vuba ahangaha mu gihe gito.
ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye tuzagenda tubibagezaho. Inguni zose TV turahari kugira ngo tugende tubamenyesha amakuru ndetse tubashyiriraho n'ibiganiro bigenda bibamenyesha byinshi bigiye bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga, ndetse n'ibiganiro byubaka, ibiganiro byubaka sosiyete nyarwanda. Hanyuma rero ibyacu nakagaruka, reka nongere mbibutse abatarakanda subscribe kuri channel yacu, munsi y'iyi foto cyangwa se munsi y'iyi video ari ijambo ryanditseho subscribe, warikandaho ugakanda like ndetse ugasharinga ibiganiro byacu bikagera kure, kandi inama zanyu, inyunganizi muri comment, ibitekerezo byanyu nabyo birakenewe cyane. Ibyacu rero nakagaruka, mugire umunsi mwiza.